mwami turagusabye ngo ubane n'umukozi wawe kandi umurindire mu buntu bwawe umukoreshe n'ibikoresho wateguye gukoresha natwe duhereze gutegera kutwijambo ryawe kugira ngo amazi riduhumurize kandi rihindure n'imitima yacu tubisabye rero twizeye ko ubyumvise kuri abana nawe ugatangirana nawe kandi ugasozanya nawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Murakoze cyane Imana ibamugisha. Haleluya. Ikibazo abantu bari kumva byashoboka bikirize. Haleluya. Amen. Turashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo yakoze ibyo igomba gukora. Bibiliya iravuga ngo ikora icyo ishaka kubishaka mu gihe ishaka mu isi no mu ijuru ntihagire umuntu yibaza icyo yakoze. Rero umwanditsi Pawulo niba yarashatse kutugabanyiriza stress yaravuze ngo mu bibaho byose kugira ngo bitatugora aravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Nubwo bitoroshe gushima Imana uri muri iki kibazo ariko ijambo ry'Imana niko ritubwira. Rero turavuze ngo mwihangane twihanganishije umuryango jene n'abana ndetse na famiye yose muri rusange twihanganishije inshuti n'abavandimwe banyakwigendera twihanganishije itorero rya Peteri kandi mwihangane mwabuze urugingo rw'itorero birumvikana. Imana ibakomeze kuko Imana niyo ifite iyo serivisi. Komera ariko umuntu abibwira undi ariko ntibigere mu ndiba y'umutima ariko iyo Uwiteka akubwiye ngo komera urakomera. Imana iduhana umugisha. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel ndi umubwiriza w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndi hano rero nanjye umwe mu bafata mu mugongo y'umuryango ariko kandi uyu mwanya ukora w'ijambo ry'Imana mureke nawo ukore kandi mu gihe cyawo. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ishaka gusoma ahantu hagaze kuri hatatu ariko turabihuza mu gihe kitarambiranye. Muri Yobu igice cya 14 ndahasoma umurongo umwe wa mbere. Yobu 14 ku murongo wa mbere haranditswe ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuye umuruho agakenyuka. Dusubiremo, umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Twongere dusome muri Luka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 22. Luka 16:22 haranditswe ngo bukeye umukene arapfa abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye arataka ati Aburahamu sogokuru mbabarira wohereza Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi andonyangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha kandi n'abava hano batageraho kandi n'abava aho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data kuko mfite bene data batanu, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati afite Mose n'abahanuzi babumvira. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga
bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana itubabarire cyane. Ndagira ngo nsoreze ku murongo muri mu byahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana 14:13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo uko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Tuvuge ngo nibyo ntakiri ijambo ry'Imana. Hari abantu bumvishe nsomye imirongo myinshi bagira ngo ndi butinde. Ntabwo ari cyo bisobanura gutinda. Bagira ngo nibyo turi burezime umenye ko byanditse muri Bibiliya. Imana iduhana umugisha. Ndashaka ko umuntu wese yaba uri hanze ariko iri jwi riri kumugera mu matwi, yaba uwicaye aha, twese mwibuke ko tugeze hano nta invitation twahawe. Turi hano ku butumire bw'urupfu, kandi ubu ni ubutumire buba buri situko nabivuga ariko ni special. Ni ubutumire butandukanye n'ubw'ubukwe n'ubw'ibirori bisanzwe. Uyu mwanya twese twumvisha inkuru ishenguye umutima, ariko tubona ntacyo twabikoraho. Byose tubiharira Imana. Turakomeje rero. Amagambo nsomye ndashaka kuyahuriza mu ijambo rimwe rivuga ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma y'ubu buzima, amen. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Wabyemera utabyemera, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ndashaka guhera ku ijambo rivuga ku buzima. Abahanga, abashakashatsi cyangwa se abanditsi baravuze ngo ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi ameneka, ntibagire gute, ntibayore. Ubu uramutse umenya amazi hano hasi ku butaka ntiwazongera kuyasubiza mu gikombe. Ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi ameneka, ntibayore. Undi arongera arandika aravuga ngo ubuzima bw'umuntu bumeze nk'ibiba n'isarura. Iyo umuntu afite imbuto ntabwo ayirya, ahubwo aracukura akagira gute, akayishyira mu gitaka, akagenda agategereza, akavuga ngo iriya mbuto nteye izera nongere mpembuke. Kandi nk'uko mubizi, iyo ubibye isaka rimwe ku ihundo ry'amasaka haba hari amasaka uyabaza yarenga n'ijana. Iyo ubibye uteye ikirayi kimwe bishobora kwera n'ibirayi 50. Rero bisobanura ngo imbuto ubibye iyo yeze niho wunguka. Bisobanura ngo ku Mana, ubu Imana yungutse nubwo twe dusa n'abahombye, ariko Imana yungutse. Kandi ntabwo twakwitambika inyungu y'Imana kuko Imana ifite ububasha kuturusha. Ikindi nshaka kuvuga ku buzima, abahanga bavuga ko ubuzima bw'umuntu bungana n'umunsi. Bungana n'iki? Bungana n'iki? Murebe hano mbibabwire. Iyo umuntu avutse buba bukeye, ariko iyo apfuye buba bwije. Iyo umuntu avutse buba bukeye, iyo apfuye buba bugize gute? Buba bwije. Ubu mushiki wacu twebwe dushobora kubara imyaka yaramaze, ariko ku Mana ubu niho bwije ku buzima bwe. Ku munsi yavutse bwarakeye, ku munsi apfuye bugize gute? Ni ijambo Yesu yakunze gukoresha muri Yohana igice cya 9 ku murongo wa 4. Yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo wandumye hakiri. Aravuga ngo bugiye kugira gute? Iyo yavugaga ngo bugiye kwira, ntabwo yavugaga uko kwira izuba rigeze muri Kongo, yavugaga ko yenda kuzapfa.
yagaragazaga ko nibwira ntacyo azaba kibasha kugira gute, ntacyo azaba kibasha gukora. Rero bishatse kuvuga iki? Gukora, twese dukora amanywa. Hano hashobora kuba hari abasekirite, hashobora kuba hari n'abaganga barara izamu, ariko akazi kenshi gakorwa ryari? Iyo bwije abakozi bose bagira gute? Barataha. Abantu bakunze kugenda, hari ahantu haba hari abantu benshi cyane ku manywa, hari ako ba Rujende, hariya kuri Wunama, hano ku musigiti haba hari abantu benshi, ariko hari isaha wahanyura bwije ukabura umuntu, ukayobe gute abantu batahaye, ariko iyo bwije abantu bose barataha. Rero impamvu utarataha ntabwo bwari bwakwiriraho, ariko niba bikiri ku manywa ku buzima bwawe, ayo manywa yabyaza iki? Ayo manywa yabyaza iki? Yabyaza umusaruro. Tugira abantu bapfusha ubusa amanywa, bagashaka kugira icyo bakora bwije. Iyo bwije ntacyo wakora, ahubwo ukora hakiri ku manywa. Rero Yobu yaravuze ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito. Iki gihe gito turashimira Imana itarashizeho amasaha, itarashizeho iminsi, itarashizeho ibyumweru, ntishireho imyaka, kuko Imana izi ubwenge. Imana izi ubwenge, yishiraho iminsi cyangwa igashiraho ibyumweru cyangwa igashiraho amezi cyangwa igashiraho imyaka, iba yirirwa ibisobanura imbere y'abantu y'ibyabaye. Iyo uvuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama imyaka 5, nta mwana wavuka ngo agwe ku bitaro, nyina yahita aja muri Liberty muhamagara Imana ivuga ukuntu umwana wanjye agiye, kandi yaravuze ko umuntu wabyawe n'umugore amara imyaka 5. Imana ivuga ibyumweru, ariko turayishimira ko yishe Kete kera, ikavuga ngo azara umuntu wabyawe n'umugore azarama igihe kingana gute? None gito mwamenya kingana iki? Gito mwamenya kingana iki? Bisobanura ngo uyu nguyu ugiye nawe yari amaze igihe. Kandi hano nuriya musaza muri kubona wambaye amarinete, buriya nawe ari mu gihe gito. Jewe ahantu mvuka nzi umukecuru wari ufite imyaka 98, agirirwa mu rugo, ariko umwuzukuru we yari afite umugeni. Afite umugeni yaramye, abandi bagiye mu kazi, imvura iragwa, uwo mukecuru abura uko agera mu nzu kubera kunanirwa. Wa mukazana yiyicariye mu nzu ari kumva radiyo. Imvura iri kugwa cyane, haba haje umuntu kugama, arakomanga, yumva mu nzu harimo umuntu, aravuga ngo kuba uyu mukecuru ari kunyagirirwa hanze. Uwo mukazana asohoka arakaye, aravuga ati ariko nk'uyu baracyaba ku Isamariya. Iryo jambo yakoresheje, turabona ukuntu anyagije. Umukecuru araryumva, ariko aragenda araterura ajana mu nzu. Abandi barataha bagabuye ibiryo bafite mu mujyanire kaka, umukecuru yanga kurya. Yanze kurya, bati mukecuru urarwaye? Ati ntabwo ndarya. Arara atariye, kenshi bamuhaye ibiryo yanga kurya. Bati kaka cyangwa tukujyane ku bitaro? Ati ntabwo ndwaye. None ngo bayika? Ati nzabivuga abana banjye bose bahari. Aho bashingiwe hose barabaza, baricara imbuga iruzuye. Umukecuru aravuga ngo mwese ndagira ngo mbibutse ko mutuye mu isambu yaje. Bati turabizi nyogokuru. Aravuga ngo mbivugiye imbere yanyu, mwese ko muri kundeba ndi uwo gupfa. Baravuga ngo oya kaka we, oya kaka we. Aravuga ati rero uyu mwuzukuru wanjye umugeni we yaraje kunterura, aravuga ngo ndi ku isi ndi kumara iki? Aravuga ngo none rero ndagira ngo mumuhame, ndacyafite kubaho. Uwo mukazana baravuze ngo umugabo we namuhame. Imana ndinde kuvuga ibihano yamuhanye, ariko namwe muri kumva ko wamuzana hano mwagira gute? Mbese wo ntawamuhana? Umuntu wese ugihumeka ni uwo kubaho, ni uwo kugira gute? Imana ibaha umugisha. Icya kabiri,
mushiki wacu mwabibonye ko agiye akiri muto tukimukeneye, ariko icyo nshaka kuvuga, hari undi munsi twagiye gushingura hariya mu Bigogwe, tuhashingura yari se umupasiteri wo mu Bigogwe witwa Museruka, Ramuzi Mishumba. Yari se yari afite imyaka igeze hafi mu ijana. Noneho baduhamagaye, afite umukwe dusengana, turamuherekeza tuvuye i Musanze, tugera mu nzu turi mu ba mbere aho inzu yari arimo yitabye Imana, tuhahurira n'undi musaza babanye muri Kongo kera muri za 30. Yinjiye aravuga ngo mureke mbe inshuti yanjye twabanye kera. Baramumwereka umusaza w'imyaka uburi mu mwaka umwe wagira imyaka 100. Aramureba atayiwe atayi runaka we aturakenyutse afite imyaka igara ijana zibura umwaka umwe ati ugutwaye kare we aturakenyutse. Yewe ndavuga ngo ibyawe nuko byitondera. None n'uyu nawe umuntu wabaye muri 20 muri 30 muri ki, uwo muntu baravuze ngo ugize gute n'umutwaye kare. Urumva rero ntawo kugenda uhari, nta n'uwo gusiga uhari, twese turi abakandida babo, ariko nta muntu ukwiriye kugenda. Twese turavuga ngo urakenyutse, ariko Bibiliya yavuze ngo umuntu wabyawe n'umugore araba igihe kingana gute? Gito nacyo cyuzuye umuru. Reka mbabwire isomo rimpagurukije rero, nasenze numva Imana iri kupata kubabwira iri jambo kugira ngo mwege umusozo. Ijambo dukwiriye gutekerezaho, Bibiliya yavuze ngo muri Luka 16 nimuhera ku murongo wa 19 haravuga ngo hari umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza, ngo iminsi yose agahora adamaraye. Ngo kandi ngo hari n'umukene witwaga Lazaro, ngo Lazaro ngo yarakenye pe, ariko ngo agahora atunganiye Imana ubudasiba. Uwo nyamutunzi ngo iminsi yose agahora agize gute? Adamaraye. Muvuge ngo adamaraye. Niko handitse ibindi kuvuga, iminsi yose agahora kuwa mbere, muvuge ngo adamaraye, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, no ku cyumweru. No ku cyumweru adamaraye. Ijambo nshaka kubabaza, kwahora adamaraye azi ko bizarangira gute? Hari ukuntu abantu badamarara ukibaza, ariko udamaraye urabona bizarangira gute? Iminsi yose agahora adamaraye, abantu bakajya gusenga wagize gute? Abandi bakajya muri ni bature mu gitondo agize gute? Abandi bagatanga amaturo agize gute? Abandi bakajya muri konseri agize gute? Abandi bakajya mu giterane agize gute? Abandi bakagemurira abarwayi ku bitaro agize gute? Ndetse ubuzima bwe bwose adamaraye. Hari ukuntu umuntu adamarara ukareba gukunda ibyo bizarangira, ukabona umuntu aradamaraye, ukabona umuntu ntabimwitayeho, ukabona umuntu arasinda uko ashaka, arasambana uko ashaka, ukabona umuntu ararwana uko ashaka, ukabona umuntu yitendeka ku bantu uko ashaka, ukabona ukuntu bizarangira ibyo. None hari ukuntu umuntu amara kurya, yamara no kunywa, agafata mu mifuka, akarega inda n'agatuza, ukumva aravuze ati umuntu apfa rimwe wanjye gupfa ni rimwe, ati umuntu apfuye biba birangiye. Reka mbabwire ntabwo biba birangiye, ahubwo biba bitangiye. Ntabwo iyo umuntu apfuye biba birangiye. Ibyo byo ntimuzanirwe mubitekereza, niba barakubeshe nababeshuje, ntabwo iyo umuntu apfuye biba bigeze gute? Uvuge ngo biba bitangiye. Ntabwo nupfa bizaba birangiye, uzabutangiye urundi rugamba, uzabutangiye ubundi buzima. Reka mbabwire, uyu nyamutunzi wirirwaga adamaraye, yaba afite ifaranga, avuga ati umuntu apfa rimwe, agenda ngurimo ferabeto, ariko umunsi umwe baba baramubwiye ngo wa mukene muturanye yapfuye. Baravuze ati sibyo byanyicira business, mfite urugendo rwo kujya mu Bushinwa.
Taraja gutabara ati suriya nakwirwa tabara yapfuye kare uretse ko wenda ahubutse ariko yari yarapfuye kare ukurikije uko yabona wamubona ariho ahantu yararaga ibyo yaryaga yari umupfugende aravuga bati ariko nubwo uri kumusuzugura ukwiriye gutabara nawe Imana yaramuremye Nyamutunda ati ngibyo bitangikira umugizi no ndagiye nubwo asuzuguye Lazaro reka mbabwire Lazaro amahirwe afite muvuge ngo amen nyabaruzi Lazaro Bibiliya yavuze ngo apfuye kuko yari yaratunganiye Imana ngo abamarayika bahise baza baramuterura amen baramujana hejuru mu gituza cyane cy'Aburahamu siko twasoma Nyamutunzi rero nawe watereye ikibuno hejuru Nyamutunzi nawe wagiye ngurimo ferabeto bavuze ngo yakwica isafari ye Bibiliya yavuze ngo bukeye n'umutunzi nawe agira ate arapfa n'umutunzi nawe agira ate arapfa yeganyeza umuntu mwicaranye muguru uti n'abakire barapfa niba abo baragenda dukoreye byiza bituma tuyikunda amen n'ukondo n'abakire bapfa no kuri ndagukunda kandi abakire bagira ubwoba bwo gufata bagashiraho kamera bagashiraho imbwa bagashiraho zamu bakagira bate bakarara hejuru ariko simbwira ry'urupfu kamera sirarufata supanete ntabwo ruyinjiramo ntaho waba uri ku buryo rutahe urupfu rutambuka ku muzamu urupfu rutambuka ku mbwa iryama urupfu rutambuka kuri kamera utarubonye rukagusanga muri supanete ibyiza rero Nyamutunzi ariko tuvuga urupfu ukabona abantu havuga ati nawe kuvuga cyane uko tugahita turubona ariko ibyiza nuko mwarumenya hakiri kare mukarwitegura mukagira gute hari ukuntu Imana ibikora avuga ngo Mana umugumu n'abakire barapfa ariko niba uri kubyibazaho reka mubwire reba hano mubwire ubuze iyo wumvishe ngo indege yari ihagurutse muri Katari yerekeza aha n'aha bakahavuga batiragenda cyangwa ihagurutse muri Ethiopia igeze hejuru ya Pasifika iburirwa irengero imanuka mu mazi iburirwa iki kandi bakakubwira ngo yari ifite abagenzi magana angahe 500 mbese ndashaka kubaza ukeka ko mu ndege harimo umucuruzi w'avoka ugiye kwandi kwihuta tugiye gusoza ubwo utekereza ko mu ndege harimo umucuruzi w'avoka oya uwametiye oya waruge kurangura ibisheke oya oya abagenzi 500 bari muri iyo ndege uziye abantu bari kujya ku kibuga cy'indege umugore n'umugabo berekeje abana n'umubyeyi yego papa azanzana agashokora uzagaruka ryari ikaturere ku itiki arere tour maze rero ku ndege bajya kubima mugakatisha retour kugenda no kugaruka ukabona umugore afite ururabuye guhamira uhiteka ati murekuraza ati makapezo kanyuma no kutabizi ati bashiri bayi umugabo akazamuka ku masikariye ku ndege yakabara hagati mwinshi mu ndege ahuye bakaba bakuyeho rwa rwego rwo ku ndege ugahagarara utikaniye ko ndiragenda indege iti Uwiteka akabwira marayika ati genda uhagarare hejuru ya Pasifika bariya abantu bose bari muri iriya ndege utarasenze yagize gute utarabatijwe yagize gute utarafashe batisho yagize gute marayika akahagarara muzi marayika ahagarara hejuru y'inyanja agahamagara indege ati gute vayo indege ikaza abapiloti ari batatu marayika akayifatisha ukuboko kw'iburyo agatangira akayitesha kiriburi akayiterura nk'agatenesi umwana afashe akayikosimo kavuga ati n'abazi gufotora nibayibona bazaba bazi gufotora
kahita wumva ibinyamakuru byose bati indege yavaga hana yerekeza hana yaburiwe irengero kandi yari irimo abagenzi 300. uzi iyo bakoze raporo y'abantu bari mu ndege abakire aravuga bati harimo abakinnyi ba Arsenal 3, harimo abakozi bo muri pa 5, harimo bakavuga bashora mu bihugu bikomeye 8, harimo ugategereza ko baravuga ngo harimo umucuruzi wa Vieti, harimo umunyonzi, harimo umumotari. Reka izo ni impfu z'abakiri Imana yakereye. none ko batarara hanze ngo bakwicwa n'imibu, ko batajya nabi ngo bakwicwa na bwaki, none bari kuzava ku biryo gute? Uwiteka barabipanze kera. Umuntu wese yicaye hano amenye ko azagira gute? Tuzapfa. Warakara utarakara, ndagira ngo nkubwire mbikubwiye ntuje, nanjye uri kubivuga nzagenda. Ahubwo ibyiza, niba umuntu wabyawe n'umugore araba igihe gito, tegura iyo uzaje hakiri kare. Iyo uzaje hategure hakiri kare. Ntagire umuntu ukubwira ngo rataha umuranda uzapfa. Uwo niwe waba ukubeshe kuruta njyewe ukubwiye ngo tegura iyo uzaje hakiri kare. Kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Hari igihe umuntu yiterije akajya avuga ati njye sinagenda muri ibi modoka bya tagisi bishaje, ati ibingibi hari igihe bibura feri. Hari igihe utwara iyawe nshasha ariko ukagongwa n'ishaje. Hari igihe ugenda mu nshasha yawe bakubitana n'ikamyo itwaye umucanga igize gute? None ishaje yakugonga ugakomeza ukavuga ngo iyanjye ni nshasha. Ahubwo hari igihe yaba ari ibibabura cyane. Nikorere isi yesitaye ibyiza muhategure hakiri kare. Hari umuntu umwe wigeze kumbabaza ntazibagirwa, hagati ya 2020 na 2021 muri uwo mwaka imvura yaraguye cyane, hari mu bihe cya covid, igwa cyane muri Muhanda no muri za Kigali. Ahantu hamwe imvura yaguye, inkangu iramanuka itwara abantu. Uwo munsi yabitangaza Minisiteri y'Ibiza iravuga ngo turihanganisha abanyarwanda ku mpamvu z'imvura, ababuriye ubuzima mu biza turabihanganisha. Kandi turatangaza itangazo, inzego z'ibanze, abafite abaturage babuze ubuzima ku mpamvu z'inkangu batubwire tubafashe, twifashishe umuganda. Uwo munsi habaye umuganda udasanzwe. Uwo hantu hamwe rero umudugudu umwe barahamagara bati natwe twapfushije umudamu yari umupfakazi afite abana 2. Baragenda baje kumufasha, bari gutiyura. Abo murenge n'abakarere, abaturage baratiyura, baravuga bati inzu yari iraha, none dore iyo bageze barakubita bakuraho icyondo, bagiye kugera ku mubiri bati mukubite buhoro, bati mugere guca. Babonye umubiri baraterura mu itaka, harangije mu guterura umubiri w'umuntu bahinduye umusaya, babona ubwanwa, babona umuntu arafite ubwanwa. Baravuga bati mudugudu nazi, tubatubwiye ngo urugo n'umupfakazi, bati nta mugabo yagiraga. None se yari afite ubwanwa? Bati ntabwo. Bati ntimuzi neza bihaza ubisibo baramubaza, uyu mama yari afite ubwanwa? Bati ntabwo. None ko n'umuntu wa mbere tugeze yari afite ubwanwa, bati murebe neza. Baba bateye utuzi kuri uwo mubiri, babonye n'umugabo. Baravuga bati none ko turasanze umugabo, batubwo yari yaje gusamba. Ibaze nawe aho ugasambana no ku munsi aragira gute? Mwese mu rwego birababaje. Umuntu atangira asambana no ku munsi wo gupfa agire gute? Kubera kutamenya igihe agezemo. No ku munsi wo gupfa mu gihe gito ufite ntacyo gukora ibyaha kirimo. Yego, hari icyo kurera abana bawe, hari icyo gukorera urugo rwawe. Wenda ukazagenda uvuye ku kazi, wenda ukazagenda utekera uwo mwashakanye, ariko ntukwiriye gupfira mu kabari no gukubisa icupa. Ukwiriye gupfa izo mpfu. Ukwiriye kugenda uvugana n'abana bawe, ukwiriye kugenda uririmba, ukwiriye kugenda uvuye mu masengesho, ukwiriye gupfa wasinze. Barababara abayobozi batikungira iki kigo cyari kigiye kuko kanihute zose birangira rero bavuga ati turamenya ari icyahe. None batangiye procedure yo kubishakisha,
barebye hirya babona n'umumama, barebye hirya babona abana, bati umugabo turamenya yarubahe, urumva impamvu yari yamujyanye batamenye isura. Birangira rero bakubise hepfo babona ipataro, barebye mu pataro babonamo ibyangombwa, basangamo irangamuntu. Izi rangamuntu dufite muri iyi minsi rero amazi ntakunze kuyigira cyane. Babona nimero z'irangamuntu, bakubita muri tuza muri mashini, bakubisemo, birangira babonye umudamu, umuryango w'ituze. Babona nimero ya telefone ya madamu, barayihamagara. Ukuyimagara ati hano, ati yego, waramutse mata yego. Yakerote mudamu ati ni buhoro buhoro. Umutware wawe arihe? Umudamu ati sinzi iyo yaraye. Hawuze yaraye ori. None se urihe? Ati ndi mu rugo. Ati reba ahantu wahagarara ufate ku kibambasi tukubwire inkuru itari nziza. Umudamu ati muyimbwire nta kibazo. Bati wumvisha ibyabaye kuri radiyo, wumvisha amakuru ati nayumvisha. Wumvisha imvura yaguye ati na hano yahaguye. Wumvisha abantu bapfuye ati nabumvise. Ati rero inkuru itari nziza n'umugabo wawe yapfuye muri abo bantu. Umudamu ati yaguye he? Ati tumusanze ahantu yari yaraye mu rugo rw'umugore, inkwambi irabajyana, none umurambo uri hano, turagira ngo utegure abana, utubwire aho utuye, uze twohereze imodoka y'akarere izi gufata, muze mushingure kandi muhumure ibijyanye no gushingura byose ni leta irabitanga, minisiteri. Umudamu ati subiramo numve. Ati tegura abanoze hano nyamo. Umudamu ati biki? Umugabo yanta akaja gushaka ibyo mfite ahandi akagwayo, none n'ibihumbi 10 nsigaye ndagura akahunga y'abana mbigure n'indabo. Abandi batuzi none turamushingura mwashakanye. Aravuga ngo aho yaguye ni bamushingura. Ati kandi nabo bapfuye. Ati bashingurwe n'umuganda zindana. Uruguseka si we waje. Uruguseka si we waje. Aranga iryo ni ryo herezo ry'abanyabyaha, ashingurwa n'umuganda kandi umuryango uhari kubera kuja mu byaha. Rero bene data ndasoje, umuntu wese wateranye waje mu rero uri muhango wo kwerekeza mushiki wacu ukiri mu byaha, kugira inama hakiri kare. N'ubu twasohoka ugahita upfa, n'ubu twagenda ejo uzapfa n'ejo bundi. Ibyiza rero tegura iyo uzaje ugihumeka. Uyu nguyu uri hano mwarimu wawe we namukunze, yavuze ati ntari we tugiye kuririmbira, twazi muririmbira akiri muzima. Nta nubwo nanjye ari we ndi kubwiriza, twamubwirije akiri muzima. Ubu ni we utarapfa uri kubwirwa aya magambo. Hahirwa bapfa bapfira, hahirwa bapfa bapfira umwuka atiye, baruhuka imiruho n'imihati yabo. Imirimo yabo igenda igize gute? Igize gute? Ntabwo ari ibaherekeje. Kuko herekeje umuntu ntabwo ari yagiye. Imirimo igenda ibakurikiye. Niko handitse, niko twasomye. Nakira ijambo ry'Imana. Nakira ijambo ry'Imana. Tegura iyo uzaje hakiri kare. Bibiliya hano muri iyi si dufite ikintu kimeze nk'imipaka yo muri Afurika. Abantu bumvisha ikiganiro mu gitondo, bumvisha ukuntu ibihugu bikomeye byagiye bikatakata imipaka y'abantu bava indimwe. Abantu bava mu kiganiro bavuze ngo abanyarwanda bafite abafamiye ikararwe muri Tanzania, ikararwe muri ki? Barongera baravuga ngo kandi abanyarwanda bafite famiye muri Kongo. Hano bataraca imipaka, hano bana n'abanyarwanda. Baravuga ngo kandi abanyarwanda bari bageze i Burundi, bari bageze hehe? Abanyarwanda. Baravuga ngo kandi abanyarwanda bari bageze iriya hirya ya za Kisoro, ariko bagiye gukata imipaka abazungu. Bakajya bavuga bati tuyikatiye abanyarwanda baraha babaye abo muri Kongo, abanyarwanda baraha babaye abo muri Tanzania. Dusanga uretse imipaka gusa naho ubundi twari turi bamwe. Twari turi uvuge ngo nabacu. Uhereye aho bakatiye umupaka
hari uwari ufite nyirasenge hakurya y'aho bakatiye umupaka, hari uwari ufite nyina wabo y'aho bakatiye umupaka, hari uwari ufite sekuru y'aho bakatiye umupaka. Niyo mpamvu mubona ibi bintu byose bikomeje kuba ibibazo kubera hajemo imipaka. Icyo nashakaga kuvuga ni ukuntu n'ibi bintu biba mu isi byitwa amadini biba bimeze nk'imipaka bigenda bigira inkuta. Ariko reka mbabwire, turashimira Imana yubatse ijuru ritazabamo idini. Amen. Ritazabamo iki? Idini. Mwayibera icyubahiro niba mugifite ibiganza. Imana yatugiriye neza yubaka ijuru ritazabamo idini. Shizeho ngo muri kumbona hano ni umuvugabutumwa, abantu bose babwiza ukuri, nitwaje ijambo ry'iki. Iyi Bibiliya mubona ni itegeko nshinga ry'ijuru, ririmo amategeko aduhana n'aturengera. Iyi Bibiliya mubona nimutayisoma ngo muyigendereho, Imana nisha guca urubanza izifashisha iki jambo ryayo. Iki jambo ryayo kugira ngo nakimushumba azasenge umunsi umwe ntazibagirwa. Nsengera mu itorero rya Pentecote ADEPR mu Rwanda, twebwe kandi twuzura umwuka wera tukumva uko Imana ivuga kandi natwe tukavuga ikumva. Haleluya. Icya kabiri, hari umuntu wigeze kumbaza n'amazi atari kwanshizuka ati nawe mbona usobanutse ariko nawe ukifata nk'umukecuru ndetse kubera ati kuko nawe uremera Imana iravuga pe uremera nawe urabyemera iravuga. Ndamureba ndamwati we hose kuvuga kandi utari Imana, nawe ubwawe uravuga kandi utari Imana. Imana ze n'itavuga ariko iceceka buri kintu yongeraho. Icyo nashaka kubabwira, haleluya, nigeze kwigisha iteraniro ry'ahantu, ndi kuryigisha umwuka wera aramanuka, umwuka wera nza nanjye ndamufite. Haleluya. Umwuka wera amanutse, mbwira abantu ngo bihane ibyaha. Abantu baratambuka baza imbere baza kwihana. Mpanuzuye umwuka wera, bwira umugabo wawe uri harebye wose kutari kuza kwihana. Abarandebye mbona ararakaye, arambwira ati zi nihaniye. Ntiwihane ibyaha. Ati zihane iby'uko ubona nakoze ni kimwe sawa hari byinshi. Arambwira ati ariko ibintu byanyu byo guforosa abantu mujye mubyibona ati gusa ukubona nakwihana tugiye umuntu ungana nanjye kaje imbere gapfukama. Ndamubwira nta mavi yose azapfukamira Imana, mushaka urabyimenyeza hakiri kare. Asa n'uwahagutse asa n'uwikanze ati ye. Ndamubwira ati ngwino wihana. Ati nihane iki? Nihane gusinda. Ati nzindi iki? Wihane inzoga wanyoye. Sika mwinzoga ungana gutya ati mwinzoga gute? Abarandebye barasepate bati nibyo zibashakaga kuvuga ndi. Ati reka abandi bihane njye ntabwo byo nabyihana. Ndi kubera iki? Ati jaho nsengera ntarica. Niko yambwiye. Yarambwiye ngo niba ari ibyo uri kuvuga komeza gahunda aho nsengera ntabwo kuba inzoga arica. Ndamubwira ndabika aho usengera nta gahunda yo kuja mu ijuru mufite. Nta gahunda yo kuja mu ijuru mufite. Arambwira ati ndiki nta gahunda yo kuja mu ijuru mufite. Ati muzo ushatse kuvuga none ko mutafite gahunda yo kwihana, niba mutihana muzaja mu ijuru gute? Aburi kidasubiza. Ndamubwira ndi musomeye Bibiliya, arayibwira. Urayifite aho? Arayifite. Ntigezane hano. Ayimpereje mpita nsoma muri Yesaya igice cya 4, musomeramo umurongo uvuga ngo bazabonisha abazindurwa no kunywa ibisindisha bakabirara iki? Bakabirara iki? Inkera. Bazabonisha bamwe ibisindisha bikabahindura nk'abasazi. Ubwo ni ikihe cyaha? Ni ikihe cyaha? Ni ugusinda. Ndamubwira nti tumanuke epfo kuri uyu murongo. Uyu uravuga ngo bazabonisha abagerekeranye ingo. Ubwo ni ikihe cyaha? Ndamubwira nti n'ubu ntacyo kwihana ufite. Atambwira ati twebwe ntabwo hano twahasomaga. Ati mwasomye kandi gupfukama ahita zimberagira gute? Ibyiza rero mureke hose tuhasome abantu bamenye ibyaha batazakomeza kuba mu byaha bazi ngo ntari ibyaha. Bene data nimutihana ibyaha muzarimbukira mu madini muyicayemo mwicaye n'imbere. Nimutihana ibyaha ntimuzaje mu ijuru. Nimutihana ibyaha muzaje kuzimu kandi mwarabaye mu kiliziya no mu nsengero no mu ki. Ibyaha Imana nta kindi ipfa n'abantu ipfa n'abandi ibyaha.
uyu munsi kubwa mushiki wacu tumuherekeza. Soje mvuga ngo mureke twese duhaguruke, twese duhaguruke.